Ibyiza bya siporo ni byinshi mu buzima bwacu. Siporo ituma umubiri ugubwa neza, ukabasha gusohora imisemburo y'akanyamuneza. Iyi misemburo rero ni myiza ku mubiri kuko ishobora gutuma umuntu atagwa mu kaga ko kuba yakwiheba. Abahanga bavuga yuko gukora siporo buri munsi bigira ingaruka nziza ku buzima, ndetse banavuga ko izi ngaruka zirimo kugira akanyamuneza zagereranywa n'izo gutera akabariro. Izo niba utazizi nzazigusobanurira neza ikindi gihe. Siporo rero ituma dutekereza neza. Niba hari nk'umushinga ushaka gutunganya cyangwa ikibazo gikomeye ushaka kuba wakemura, gitekerezeho uri muri siporo, kuko akenshi ujya kuyirangiza wabonye n'igisubizo. Siporo ni urukingo rw'indwara nyinshi kuko yongera ubwirinzi bw'umubiri. Indwara zirimo ibicurane, inkorora, igisukari, agahinda gasaze, umubyibuho ukabije, guhinamirana kw'ingingo, ndetse ngo na kanseri. Buriya gukora siporo cyane bishobora kuyisunikira kure. Ibi ngibi nabisomye ku rubuga rwa internet rwitwa esante.fr. Kuba mu gihe cyo gukora siporo umubiri uhumeka, ugahumeka neza, umwuka mwinshi uhagije ukahagira, ukabira n'ibyuya, bituma n'amaraso abasha kuyungururwa, bityo umubiri ukabasha gusohora imyanda binyuze muri oxygene, binyuze no muri bya byuya umuntu ababira. Kuko uko ubira ibyuya hari ibinure biba nabyo bigabanuka, hari ya myanda iba iri mu maraso igenda ikanyura muri ya mazi y'ibyuya, biba bigenda bisohoka. Muri rusange rero urumva yuko siporo ifasha umubiri kumva uguwe neza muri rusange, ukanagira itoto rigaragarira inyuma ku mubiri. Ibyiza bya siporo ni byinshi, ndakeka ko nta nabirangije. Ahubwo uribaza uti ni gute se umuntu akora siporo neza? Kuko nanone iyo ukoze siporo ugakabya ubunaniza umubiri kandi atari byiza. Icy'ingenzi ni ukubira ibyuya nawe, kandi ukaba wiyumva, ukumva neza aho imbaraga zawe zigera, ukaba utagomba kwinaniza cyane, ugakora siporo nyine mu rugero rungana n'imbaraga zawe. Reka rero tugere ku buryo bwiza bwo gukora siporo uri mu rugo. Siporo ikozwe neza itangirwa no gushyushya umubiri. Ubusanzwe biba ari ukwiruka nk'uko nguko ndi kubigenza. Gusa hari ubwo waba nta bwinyagamburiro, ntaho kwirukira hahari. Ubwo rero ushobora kubyina utavuye aho uri, washyiramo nk'umuziki ubyinitse ukagufasha gukura ibirenge hasi mu buryo budahindagurika, bityo ukamera nk'uri kwiruka ariko utavuye aho uri.
ushobora nanone gushyira akantu imbere yawe k'agakingo cyangwa niba hari nka esikariye ukajya uzamuka wongera umanuka, urubaho rufite umubyimba narwo rwabigufashamo, cyangwa se nk'amatafari maze ukajya usimbuka wuriraho wongera umanuka. Iyo umaze kwishyushya akenshi bifata igihe kiri hagati y'iminota 30 n'isaha, bigaterwa nanone n'iminota uba ufite. Uruhuka rero uticaye, ahubwo unyeganyega buke buke, hanyuma ugakora imyitozo y'amaboko, imyitozo y'umutwe, imyitozo y'igituza, ari nako amaguru akomeza kunyeganyega. Ingero urazibona kuri aka kavideo. Ku bakunda guterura ntabwo ari ngombwa cyane rwose ibyuma byabugenewe, ahubwo hari ibikoresho bitandukanye biboneka mu rugo ushobora gukoresha. Urugero ni nk'amacupa, aya macupa ya litiro avamo amazi, ukaba wakuzuzamo amazi cyangwa se umucanga kuko ari uremera, ukibuka gusa gukoresha amacupa 2 angana ameze kimwe kuko bituma amaboko yombi akora kimwe. Ushobora nanone gukoresha utujerekani twa litiro 5 kubaterura ibiremereye, ubwo namwe murumva ko mushobora guhitamo ibindi bikoresho biremereye ariko bikaba ari 2 kandi bingana. Iyo urangije izo siporo ukora uhagaze cyangwa wunamye, ushatse wahita ukora izo ukora noneho uryamye, zikoresha cyane inda n'umugongo. Siporo zose rero burya ni imibare, bigufasha kumenya niba izo wakoze uyu munsi ziruta izo wakoze ejo, cyangwa se izo uzakoresha ukavuga uti noneho nzarushaho, mbese ukaba wamenye neza urugero rw'izo ukora. Ibyo rero bituma ushobora no kwihe intego ukabasha no kuyubahiriza. Ni ukuvuga ngo ushobora gukora wenda abdominal 20 zonyine mu gutangira, tuvuge niba uzikoze uyu munsi, hanyuma ejo ukazabasha kugera kuri 30, ejo bundi ukagera kuri 40, ukabasha kugera kuri 50, yewe n'ijana, bitewe nuko ugenda umenyera siporo. Uko ubikora mu minsi yikurikiranya niko birushaho kongera ya mibare uko wayikoraga. Gukora siporo neza burya ntabwo ari ukubasha gukora amasaha menshi, ntabwo ari ukubasha gukora nyinshi cyane icyarimwe ku munsi, ahubwo ni ukubasha kuzikora kenshi mu cyumweru, iminsi itandukanye. Bishobotse wajya ukora buri munsi, ukabona umwanya wa siporo buri munsi wenda nk'isaha 1 cyangwa amasaha 2, ariko bitanakunze ushobora kuvuga uti nzajya mbikora nka 3 cyangwa 2 mu cyumweru, iminsi idakurikiranye. Ibyo nabyo byakugirira akamaro. Ukibuka gusa ko iyo urangije gukora siporo ugomba kubanza ukaruhukaho gato kugira ngo umubiri nawe ubashe kuba wasubirana ubushyuhe busanzwe mbere yuko wajya koga. Niba wakunze iyi video rero wayisangiza n'inshuti zawe kugira ngo nabo babashe gukora siporo bari mu rugo, kandi wibuke no gukanda subscribe kuri channel yacu.